Satani yambuye mama Chance uzwi nk'indaya ya Yesu inshingano zo gukora mission yari yahawe kwisi bitewe nuko yazitwayemo nabi. Uyu mwanya nje kuba nabagezaho bimwe mu byakozwe, uburyo mama Chance yambuwe na Satani inshingano n'uburyo zagiye zifearinga. Wowe nyandikira muti kagira inkuru ubonye nguhereza amakuru adafite imvumbi. Uyu mama Chance yari yahawe mission yo kuza kumaraho aba YouTuber bakashirira ikuzimu. Ageze kwisi bamwe batangira kwigira abakunzi be, yewe bamucishamwe akajisho mission yari abafiteho barayivumbura irafearinga. Iyo ya mbere iba irapfuye. Satani ararakara, daimoni zirarakara. Afite indi mission yo kujya raza aba YouTuber mu marimbi nkuko Jeanette yatwibwiriye uburyo bari baganiriye. Hanyuma mission yo kuraza abantu mu marimbi nayo yarafearinze. Aba YouTuber yasanze aba YouTuber bahagaze bwuma, abenshi bari mu masengesho n'abatari bari mu masengesho bari basengewe na bagenzi babo. Mission nayo ibirafearinze. Reka ngukuri, uyu mama Chance yari yaje afite mission yo gufata abagabo bakajya bafata nimero za telefone bakamuhamagara bakamwikundishaho bakabindaya na mama Chance. Mama Chance aza yitwaje ko yasambanye na Yesu ngo abagabo bose bumve ko ari umugore w'ikirenga ngo w'igishongore ngo ukaze, bamushakishe babyigane. Barangije bamuca amazi bose ntihagira uwifuza gusambana na mama Chance. Iyo mission nayo ibirafearinze. Mama Chance yari afite mission yo kumara abavuga butumwa ndetse n'abapastori n'abahanuzi, kuko yaje yishize mu mwambaro wera w'abakozi b'Imana. Hanyuma ashaka kugira ngo bamwumve ko ari mwene se muri Kristo. Hanyuma abiyegereze agenda arobora mu umwe, arobora mu undi, arobora mu undi. Birangira iyo mission nayo iferinze. Mission zose uyu mugore mama Chance yahawe, ikiraka yahawe cyose cyaramupfanye, cyarafearinze kugera ku rwego Satani yarebye mama Chance ararakara. Satani yohereje daimoni zirarakara, ziramwitegereza, zizunguza umutwe, ziravuga ngo mama Chance kugira ngo ukomeze udutesha agaciro turaguteza ibisazi. Buriya mama Chance yatejwe ibisazi na mission yakoze nabi. Daimoni zirarakara, Satani irarakara, n'Imana iramwanga. Byose Satani yanze mama Chance, n'Imana yanga mama Chance. Abamarayika habura uvuganira mama Chance, na daimoni habura ivuganira mama Chance. Ahera mu cyera gati. Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwe mwese muri kumwe nanjye. Ngarutse hano nje kuba naganira namwe, ngira ngo tugende dukomeza duhane ibitekerezo ku bantu bakomeza kugenda biyita abakozi b'Imana, mu by'ukuri bagatuma abantu benshi bagenda banga izina ry'Imana. Ngira ngo murabizi ko dufite abantu bari kuza ku mbuga nkoranyambaga biyita abakozi b'Imana kugeza ku rwego umuntu asigaye yitwa umukozi w'Imana. Abesha bagahita bivovota, babona uje witwa umukozi w'Imana bagahita bahaguruka bakigendera, kugeza ku rwego umuntu asigaye akora ikiganiro kiri mu iyobokamana, abantu bakumva kiri mu iyobokamana bakavuga ko ari umwesikoro, kugera ku rwego umuntu asigaye aza kubwiriza, yatangira kubwiriza abantu bagasohoka ngo ni umwesikoro. Ibintu byitwa iyobokamana byamaze guteshwa agaciro, ariko si uko bidafite agaciro, ahubwo iyobokamana ryateshejwe agaciro n'abantu babi. Abo bantu babi rero nibo ngira ngo tubashe kuba twaganiraho, turebe imyitwarire y'abaranze, niturangiza dufata ingamba n'ibyemezo by'uburyo tugomba gukomeza gukumira ibyo bibi bikomeje kuza byangiriza umurimo w'Imana. Ngira ngo mu minsi itambutse hatambutse
umugore witwa indaya ya Yesu. Uwo mugore yaje avuga ko yitwa indaya ya Yesu. Uyu mugore abenshi bamuzi ku izina rya Mama Chance, ariko yaje avuga ko ari indaya ya Yesu. Ese mwaba muzi ahantu ubu ngubu ari? Iyi ndaya ya Yesu benshi bazi ku izina rya Mama Chance, mwaba muzi ahantu ubu ngubu yarigitiye? Bamwe bari kwibaza ngo yaba yarasubiye ikuzimu, na cyane ko we yaje avuga ko avuye ikuzimu. Abandi bagiye bavuga ko uyu mugore bamubonye mu marimbi. Mama Chance abantu bavuga ko bakubonye mu marimbi. Hanyuma twaje kubona amakuru agaragaza ko Mama Chance yasaze. Abantu bagenda bavuga ukwabo, abandi bavuga ukwabo. None uyu mwanya munyemerere mube hano, njyewe ngiye kuba nabaha gasopo ku bantu nk'aba ngaba. Ngiye kuba natanga ukuri kuri Mama Chance, nje kuba nakubwiza ukuri kw'ibyinshi inyuma ya Mama Chance. Mama Chance uyu mugore yaje kuri YouTube aravuga ari sararanga, akora iyo bwaba gaca hirya ca hino, aca hepfo aca haruguru, abagabo arabegeranya. Ewana my friend, abagabo arabegeranya arabiyegereza kandi bafite ku mafaranga. Yaje ashaka kwegeranya abagabo bafite amafaranga. Mama Chance arangije ntibyamuhira. Mama Chance ngira ngo abantu bamuzi ku mayide atandukanye, ariko cyane cyane hari ide rivuga ngo njyewe ndi indaya ya Yesu. Uyu mugore waje wiyita indaya ya Yesu avuga uburyo yasambanye na Yesu. Ngira ngo ijambo ryitwa indaya ni ijambo risobanura ubusambanyi bwicuruza. Ubusambanyi bwicuruza, yo ni indaya rero ya Yesu. Uyu mwanya abantu bagiye bibaza ngo iyi ndaya ya Yesu, ese ni Yesu waba warayiteye umwaku igasara? Oya, nanone Yesu ntatera umwaku. None se ni abantu bahagurutse bamugirayo bimutera gusara? Cyo nacyo cyaba ari ikindi kibazo. Aho yavuze yahuriye na Yesu ku Gisimenti, ni naho bamubonye arimo yirukanka atora amashashi. Bamwe batangiye bavuga ko uyu mugore ngo yafatiwe n'uburwayi, ngo iyo yari yagiye ngo gusenga ngo mu butayu. Uyu mugore yatangiye abwira abantu ngo noziyotaya, niba ari noziyotaya, ngira ngo abenshi muramwibuka. Aratubindikiranya arongera aratubindikiranya. Ariko amakuru mufiteho roneho, amakuru mfite kuri Mama Chance uyu mwanya muyitege, kuko aya makuru ari kunyotsa. Abantu benshi bari kugenda bibaza ngo byagenze bite, abantu bari kwibaza ngo yarengewe, abantu bari kwibaza ibyabaye, abantu bari kwibaza, baracyari mu rujijo, bamwe bavuga ngo yarasaze. Ariko reka mbabwire, Mama Chance uzavuga icyakuzanye ku isi, uzavuga misiyo yakuzanye ku isi neza. Apana ibingibi byo kuza ubica ku ruhande. Noneho rero sasa ukuri kwawe kujya kwajya ahabona. Ukuri kujya kwajya ahabona. Aha, nimutera agatebe, nimunyandikiremo mutikagira inkuru. Aba diaspora mwese aho muri nimunyandikiremo mutikagira inkuru. Abanyarwanda aho muri nimunyandikiremo mutikagira inkuru. Mbahereza amakuru atavangiye kuri Mama Chance. Uyu Mama Chance uyu Mama Chance ntabwo ari indaya ya Yesu,
ahubwo ni indaya y'abagabo. Ni indaya y'abagabo, ni indaya y'abagabo. Wongere wumve ngo ni indaya y'abagabo. Aha, uyu Mama Chance hari umugore witwa Jeannette. Jeannette niwe wari ufite amabanga ya Mama Chance yose uko angana, uhereye ku gato kugera ku kanini. Uyu Jeannette yaganiriye na Mama Chance amubwira ukuntu ngo akorana n'imyuka mibi, amubwira ukuntu ngo yaje kunyura mu macanuzi kugira ngo aya macano ngo abashe kugenda yazimya. Ibyo ntibyamuhira. Mama Chance yaje kuzimya amacano ntibyakunda. Yarazi ko azavugira ku macano, amacano amwe agahita shya. Misiyo ya Satani yitipfa. Mama Chance yaraje azi ko azatwara aba YouTube kuzimu. Ibyo ntabwo byamuhiriye. Mama Chance yaje afite misiyo, my friend. Ewana, misiyo ndende hano. Dore misiyo zazanye Mama Chance zose uko zikurikirana. Ndetse mbereke n'uburyo zagiye zipfuba zose kugeza ku rwego yagiranye amakimbirane na Satani. Satani amwambura inshingano. Mama Chance Satani yamwambuye inshingano nyuma yo kwitwara nabi mu kazi yahawe. Satani yambuye Mama Chance uzwi nk'indaya ya Yesu inshingano zo gukora mission yari yahawe ku isi bitewe nuko yazitwayemo nabi. Uyu mwanya nje kuba nabagezaho bimwe mu byakozwe, uburyo Mama Chance yambuwe na Satani inshingano n'uburyo zagiye zifearinga. Wowe nyandikira muti kagira inkuru, ubonye nguhereza amakuru adafite ivumbi. Uyu Mama Chance yari yahawe misiyo yo kuza kumaraho aba YouTuber bakashirira kuzimu. Ageze ku isi bamwe batangira kwigira abakunzi be, yewe bamucishamo akajisho. Misiyo yari abafiteho barayivumbura, irafearinga. Iyo ya mbere iba irapfuye. Satani ararakara, dayimoni zirarakara. Afite indi misiyo yo kujya raza aba YouTuber mu marimbi nkuko Jeannette yatwibwiriye uburyo bari baganiriye. Hanyuma misiyo yo kuraza abantu mu marimbi nayo yarafearinze. Aba YouTuber yasanze aba YouTuber bahagaze bwuma, abenshi bari mu masengesho n'abatari bari mu masengesho bari basengewe na bagenzi babo. Mission nayo ibirafearinze. Reka ngukuri, uyu Mama Chance yari yaje afite misiyo yo gufata abagabo bakajya bafata nimero za telefone bakamuhamagara bakamwikundishaho bakabindaya na Mama Chance. Mama Chance aza yitwaje ko yasambanye na Yesu ngo abagabo bose bumve ko ari umugore w'ikirenga ngo w'igishongore ngo ukaze, bamushakishe babyigane. Barangije bamuca amazi, bose ntihagira uwifuza gusambana na Mama Chance. Iyo misiyo nayo ibirafearinze. Mama Chance yari afite misiyo yo kumara abavuga butumwa ndetse n'abapastori n'abahanuzi, kuko yaje yishize mu mwambaro wera w'abakozi b'Imana. Hanyuma ashaka kugira ngo bamwumve ko ari mwene se muri Kristo. Hanyuma abiyegereze, agenda aroboramo umwe, aroboramo undi, aroboramo undi. Birangira iyo misiyo nayo iferinze. Misiyo zose uyu mugore Mama Chance yahawe, ikiraka yahawe cyose cyaramupfanye, cyarafearinze kugera ku rwego Satani yarebye Mama Chance ararakara. Satani yohereje dayimoni zirarakara, ziramwitegereza, zizunguza umutwe, ziravuga ngo Mama Chance kugira ngo ukomeze udutesha agaciro turaguteza ibisazi. Buriya Mama Chance yatejwe ibisazi na misiyo yakoze nabi. Dayimoni zirarakara, Satani
irarakara, n'Imana iramwanga, byose. Satani yanze mama chance, n'Imana yanga mama chance, abamarayika habura uvuganira mama chance, na dayimoni habura ivuganira mama chance. Ahera mu cyera gati, mbega umugore w'igitangaza. Mama chance, abantu mwamubonye, abantu mwamwumvishe, misiyo yari afite yari yo kumara abantu, abamariye kuzimu, abamariye kwa shitane, abamariye mu kurimbuka. Turashimira Imana yahabaye. Hari benshi ubu abantu bankurikiye, abenshi bahise bibuka kuntu bari bafashe ibyemezo bavuga ngo mama chance reka turebe kuntu twatunga nimero ye. Mwagize amahirwe, Imana yarabatabaye. Ngaye nguko. Usibye rero na mama chance, hari n'abandi bagore ngiye kuza kubabwira mu kiganiro gikurikira, barimo bakora amabara kuri YouTube, barimo bakora amabara kuri social media, ariko misiyo zabo nazo twarazivumbuye. Umuhanzi yaririmbye ngo twarabamenye.